uzisanga wegera abantu ubone bari kukwitaza, usuhuje agusuze mu birometero kukomera komera muntu wanjye, ariko ubone nagashaka kwegera ariko nawe ubwawe hari igihe uzaba wicaye ujya wumva rimwe muri kukuzamukamo iri kubusana n'amazuru yawe, wumve ntabwo wishimiye, n'ubu umuntu ugira isuku wumva ashaka gukaraba, ariko endeni ibyo biza bisobanuye iki? Ibyo ni byo bantu bamwe mu bashakashatsi dufite hano mu Rwanda bitonze barareba barasobanura, babihishakira izina, nibyo bita agahuyu. Agahuyu ni iki? Agahuyu ni ya mpumuro iri kukuzamukamo ikaza yagera ku mazuru yawe ukabona birabusanyije, amazuru yawe nagashaka kuyumva ngazamuke ayihumeke, abantu nabo bakabusanya nayo. Waba uri umuntu ufite inshuti nyinshi cyane ukabona ntabwo zikwegera kubera yuko ufite agahuyu, zikaza gusubiza kure gukomera komera turakwemera cyane, ariko nawe ushaka kukwegera bitewe n'iki? N'agahuyu ufite. Ntabwo wenda bazabikubwira ko ufite agahuyu, ariko bizakugaragarira mu maso yawe ko ufite iki? Agahuyu. Turashaka yuko agahuyu gacika mu Rwanda, ndetse na ngombwa mu minsi iri imbere hagenyeka ko hazaho n'itegeko rikora agahuyu. Abanyarwanda tugomba kurangwa n'isuku n'umuco. Kanda subscribe, share na comment iyi video, shingana abantu 5 bonyine urabukoze. Kuri TikTok kanda follow abo followers, kanda kugasaraba hango gusa leta nayo korera follow back, kanda like. Ntabwo nzahwema narabona afite like miliyoni. Ndabukunda cyane. Ciao ciao.